ze ko zitazamutunga zimubeshaho arubaka amayetaje afite amahoteli akomeye. Rezi kwa kangahe kwa 12 kwitwa Adari ngo nibwo itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa ngo niwo musabanzi w'abayuda bibwiraga ko bagiye ashekere bokotana bin ngo niwo musabanzi w'abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha ariko birahinduka. Urabyumvise neza, ari igihe bijya bihinduka, byahinduka urwaye ugakira, byahinduka baravuze ngo ntuzashaka ugashaka, byahinduka baravuze ngo uzapfa ntacyo wimariye ukakimara. Umuntu umwe yigeze yadusetsa, yigeze yambwira ngo umuntu bigeze bamubwira ngo ntabwo azikamira nayimbwa, urakubitwa urihangana, ariko ngamije kukubwira ngo ntago byakurangiranye, ahubwo igitabo cyawe Imana igiye kongera igisubiremo. Mana ishimwe, tutagombeye guhanura ngo tuzamuke tujye mu birere, ntabwo igitabo cyawe kigeze kijugunywa, ahubwo yari isaha yari itaragera. Kubwo kubana n'Imana rero, kubwo kwinginga no kwihangana, igiye gusubira mu gitabo cyabo, kandi nigisubira mirasanga hari ibikorwa byiza wakoze. Noneho gahe kamwe ngo aza kubwira Imana ngo ari gusenga Imana, Imana iramubwira ngo mwana wanjye icyo nkubwiye ni kimwe, bavuze kutazikamira yimbwa ariko ngiye gutuma imbwa ngo zigutunga. Umva icyo kintu. Buriya hari igihe abantu bakwaturiraho ikintu naho kikazahinduka umugisha wawe. Byaje kurangira ngo aje mu mujyi hano wa Kigali, aje mu mujyi wa Kigali haza kubona umuntu amujyana hanze, nuko ngo ageze hanze umuntu uzungu ngo aramwitegereza, aramubwira ati mbese ko mfite imbwa wabasha kuzitaho? Undi aramubwira ati nabishobora cyane rwose, kubera ibihe yararimo n'ubukene yararimo, yumvaga arakira kabonye kandi aribwo akigera hanze. Byaje kurangira bimu Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Tuhuze kandi tubifurize kugubwa neza aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari hanze igihugu cy'u Rwanda, mwese turavuze ngo ubwiza bw'Imana n'umugisha w'Uwiteka Imana bibane namwe kandi bibane namwe ibihe byose. Nkuko mubibona twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana, n'umukozi w'Imana, n'umukozi w'Imana kandi ukenewe mu gihe nk'iki ngiki, cyane cyane ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya cyane. Ubushize twari twabanye nawe, none twongeye kubana. Nukuri Imana y'amahoro imuhereze umugisha kuba yongeye kwitabira ubutumire bwacu. Umukozi w'Imana, uraho neza? Muraho. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe. Amakuru y'imisi? Turashima umwami Imana. Nukuri Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Hanyuma mbere yuko tuvuga ikintu icyo ari cyo cyose, yego, reka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana. Urakoze. Ndagushimiye Uwiteka Mana nziza, tugushimiye kuri Imana itwitayeho uko bwije nuko bukeye. Uri Imana yabanye natwe mu bihe bitambutse, mu minsi itambutse.
ijambo ryawe ryaravuze ngo tumenye iminsi tumaze ariko ntitumenye iyo dusigaje. Turagushimiye rero ko iyi minsi ikiri ku buzima bwacu ntuhabwe icyubahiro. Turi imbere yawe Nyagasani, rero tukuragije uyu mwanya tugiye kubamo cyangwa se aka kanya turimo, ngo uzu tugirire neza kandi utwiyereke mu maso hawe kandi uturengere, kandi ibyo tugiye kuvuga byose bibi bikubahisha. Kandi Pawulo wavuze ngo ntaba ari jye ahubwo hagaragare Kristo uri muri jyewe. Nanjye ndagusabye ngo Kristo agaragarire muri jyewe, bye kuba ari jyewe ahubwo aba ari Kristo ugaragara. Komeza guhabwa icyubahiro kuko uri Imana itwitaye uko bwije n'uko bukeye. Ndagushimiye mbikwakiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen. Imana iguhereza umugisha. Hanyuma uyu munsi wa none utuzaniye iki? Reka dushimire Imana ko ikituhaye agahe cyangwa se ikiduhaye igihe cyo kuba imbere yayo. Muri aka kanya rero tugiye kuganira cyangwa se dufite insanganyamatsiko. Ubwo duherukana twaganiriye ku ijambo rivuga ngo ntibirarangira. Aka kanya rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo inkware y'inyabugingo itura mu itongo ry'uwayihigaga. Impamvu mbivuze, muri iyi minsi tugenda abantu badashaka ko tubaho, tugenda abandi batwifuriza ibibi bitandukanye, ariko kuko uri Imana, kuko hari Imana yatuvuzeho ijambo rikomeye, kandi ijambo Imana yatuvuzeho ni ryo kwizerwa. Pawulo yaravuze ngo no kubikora izabikora. Ntabwo dufite ubwoba, nta nubwo dukangwa n'ibihe, nta nubwo dukangwa n'iminsi, ahubwo icyo tureba n'icyo Imana yatuvuzeho. Rero ndi kuri iri jambo cyangwa se ndi kuri iki kintu kivuga ngo inkware y'inyabugingo itura mu itongo ry'uwayihigaga. Mu buzima bwawe cyangwa se mu buzima bwanjye tubayeho dufite abantu benshi badashaka ko tubaho. Tubayeho dufite abantu batugendaho. Erega ushobora kuba umuntu atakugendaho ngo azakwice, ariko akaba yumva kuba uriho byonyine bimuteye ikibazo. Ibyo ni ibintu biba muri sosiyete y'abantu basanzwe. Uko tubayeho twese tubayeho, buri wese afite uruhande runaka abayemo cyangwa se ufite uburyo ki runaka ubayeho ariko butanejeje abandi. Rero kuri iri jambo rivuga ngo inkware y'inyabugingo ni umugani w'Abanyarwanda, ariko naje kuwuza n'iki gihe. Ngarutse rero gatoya, ngarutse kuri iri jambo rikomeza gutsindagira. Wabayeho cyangwa se uriho, ufite abantu benshi bifuza ko icyo wagezeho utakirambana. Ugenda benshi badashaka ko cyangwa se batifuza ko na cya kindi wagezeho ukigumana. Mu yandi magambo bashaka ko ukigira ariko utagifite. Cyangwa se urugero, ushobora kubyara abana, ukagira abana 2 cyangwa 3 cyangwa 5, ariko wabagira akaba uvuga ngo nubwo abafite ndifuza ko atabagira. Ibyo rero ni ibintu bibaho muri sosiyete isanzwe, ariko ndashaka kugutangariza ijambo rivuga ngo ntabwo birarangira kandi uzabaho, uzakomera, uzagera ku cyo Imana yakuvuzeho, kuko ijambo ryayo niryo rifite agaciro. Icyo Imana yakuvuzeho, icyo Imana yamvuzeho nicyo gifite agaciro. Rero ngaruke gatoya, inkware y'inyabugingo itura mu itongo ry'uwayihigaga. Yatura mu itongo ry'uwayihigaga gute? Mu yandi magambo, ese hari ibintu bibiri, hari inkware, hari n'ubugingo, cyangwa se hari n'umunyabugingo. Bivuge ngo ushobora kubaho bigoranye, biruhanije, ukababazwa, ukagorwa, ariko Imana iravuga ngo ntibirarangira. Mu yandi magambo, ntabwo iravuga ngo byararangiye. Byararangiye yaba yarakuretse, byararangiye yaba yarakujugunye, ariko ntibirarangira. Ntabwo Imana rero, ijambo ryayo ryaravuze ngo nzi ibyo nibwira kubagirira n'ibyiza si bibi, ngo kugira ngo mbareme mu mutima. Mu yandi magambo, iby'Imana idushakira ni ibyiza. Ntabwo Imana ishaka ko dukomeza kubabazwa, nta nubwo yifuza ko dukomeza kugira agahinda cyangwa se gukomeza kubaho ubuzima bugoranye, ahubwo icyo Imana idushakira ni ibyiza, ni byiza. Imana ishimwe. Mu yandi magambo, njya nibuka ijambo rikomeye cyane, ari naryo tuza kuganiraho cyangwa se turi buze gukomeza tukaza kuganiriraho. Inkware y'inyabugingo itura mu itongo ry'uwayihigaga. Ndashaka kugutangariza ngo
uzabaho kandi uzabaho batabishaka, bazakurwanya ariko iyo Imana ivuze ngo baho ubaho, iyo Imana ivuze ngo baho ubaho, bigoranye ariko ubaho, baguhiga ariko ubaho, bagushakira ibikwica ubaho, bagushakira ibigukuraho ariko ubaho, bashaka kutagera aho ugera ubaho, bashaka gupfa nabi ubaho, baguterereza uburwayi ubaho, baguterereza inyatsi ubaho, baguterereza ibikwica nabi ubaho. Mbega ntibirarangira iyo Imana ivuze ngo baho ubaho. Mu yandi magambo, iyo Imana itaravuga ngo ndarekuye ibikigufiteho umugambi, Imana ishimwe. Ndagira ngo uze kundebera amagambo yanditse mu gitabo cya Esiteri ibice 6, ibice 6. Amagambo aravuga ngo iki, yaranejeje cyane. Ibice 6 Esiteri, tugiye gusoma umurongo wa mbere. Esiteri ibice 6 umurongo wa mbere haravuga ngo iki, iryo joro umwami abura ibitotsi. haleluya. iyo Imana itaravuga ngo byara uwo mwami abura ibitotsi, Imana ishimwe. Yego, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Imana ishimwe cyane. Iryo joro umwami abura ibitotsi. Iyo Imana yavuze kuzatura hahandi umwanzi wawe yarazi kutazatura, ibura ibitotsi. Hari igihe ibura ibitotsi. Aha iri jambo ryageze ku rwego rw'uko abayuda bari muri cyo bita finari yo gupfa. Imana iravuga ngo ntabwo birarangira, iyongera ibaha amahirwe ya kabiri. Nifuje ko Imana iduha amahirwe ya kabiri. Imana iduha amahirwe ya kabiri kuko hari byinshi byagiye bigenda, hari byinshi twagiye tubura, hari byinshi twagiye duhomba, hari byinshi twagiye tubura tubirebesha amaso, ariko ntibirarangira. None gitumye mvuga gutya kivuga ngo ntibirarangira, njya nshaka kubwira abantu cyangwa se inkware y'Inyabugingo itura mu itongo ry'uwahigaga. Icyo gihe abayuda bari bupfe, yari finari, tegeko ryari ryasohotse, ariko ngo bafata igihe cyo gusenga. Imana ishimwe cyane. Buriya ndashaka kubabwira Banyarwanda ndetse n'abandi bari hanze, Imana ibivuze ngo baho, bigorane, bagutege, bakuroge, baterereza amahembe ubaho. Cyo narakibonye, nagiye nkibona kenshi. Imana ivuze ngo ntabwo ndakurekura, ibitarakurekura, ikora ikintu cyose gishoboka kugira ngo icyo yavuze gisohore. Murakoze cyane. Noneho icyo gihe tegeko rimaze gusohoka ryagombaga kugaragaza ko bagombaga gupfa, ariko Imana iramanuka ivugira mu bakozi bayo cyangwa se mu bandi bantu, iravuga ngo mubeho. Icyo gihe Esiteri afata ibihe byo gusenga, barasenga, ariko bari gusenga Imana ushimwe cyane, bari gusenga Imana iramanuka iragenda y'ubwayo yikorera igitangaza. Ntabwo ndi gushaka ko mwira abantu ibintu bidafitiye ibihamya. Nagiye mbibona kenshi, uretse no kuri jewe. Urumva nkunda gusengera abantu benshi, nkunda kuba ku matera atandukanye, kandi dusengera abantu cyangwa se nsengera abantu ntacyo mbasaba, ahubwo icyo nsengera abantu nshaka kubereka ko Imana ikiriho. Icyo rwose n'undi wese uzabikenera ndi tayari, nzakwereka ko Imana ibaho. Imana iracyariho, iracyakora imirimo n'ibitangaza, iracyakiza, iracyavura. Mu yandi magambo, ntabwo ibikorwa byayo bigeze bihagarara, ntabwo guverinoma yayo yigeze ihagarara, iracyariho. Aha bivuge ngo rero icyo gihe mu gusenga kwabo Imana yumvise gusenga ngo umwami abura ibitotsi. Niba urwaye umwami abura ibitotsi, niba inzara ikumereye nawe umwami abura ibitotsi, niba no kubaho ubuzima bwawe bwagoranye umwami abura ibitotsi, kuko uzabaho bigoranye ariko uzabaho. Inkware y'Inyabugingo itura mu itongo ry'uwahigaga. Mbega mu yandi magambo, itongo bashatse ko bashaka ku buzima bwawe, itongo bakwifurije kubana, itongo bakwifurije kuba gukomokaho, aba ari bo bose uyu munsi rikuveho. Sinifuje ko rijya kubanza bawe kuko ntitubifurije ibibi, ahubwo turavuze ngo uyu munsi rikuveho. Imana ikora igitangaza, nimara gukora igitangaza uyu munsi Imana ibirindura igitare cyari ku buzima bwawe, kuko yagikuye ku muhungu wayo, kuri Lazaro. Aha rero dukomereza aho ngaho. Icyo gihe rero Esiteri bari mu gusenga umwami abura ibitotsi. Nasanga byanditswe yuko Morodekayi ari we wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami, ngo asanga byaranditswe ko Imana yego
zarindaga irembo b'igitani na tereshi Yego. yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Imana ishimwe cyane. Ndanezerewe cyane. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Riravuga ngo icyo gihe umwami abuze ibitotsi asubira mu nyandiko bamuzanira igitabo. Iyi munsi Imana hari igitabo cy'ubuzima bwawe, Imana yakongera ikabumbura. Ndashaka kugarurira abantu icyizere kibabwira ngo Imana iracyakora. Ndashaka ko nkugarurira icyizere witekereza ngo ariko ko Imana basigaye bayibeshyera. Oya, Imana iracyakora. Ntaho Imana yagiye kuko ntigeze ihinduka. Tw'abantu twarahindutse ariko Imana ntihinduka. Imana ishimwe cyane. Iyo rero ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ndashaka kukubwira muvandimwe inshuti yanjye, ijambo rikubwira ngo warababajwe, uragorwa, urakubitwa, urihangana, ariko ngamije kukubwira ngo ntago byakurangiranye, ahubwo igitabo cyawe Imana igiye kongera igisubiremo. Imana ishimwe. Tutagombeye guhanura ngo tuzamuke tujye mu birere, ntabwo igitabo cyawe kigeze kijugunywa, ahubwo yari isaha yari itaragera. Kubwo kubana n'Imana rero, kubwo kwinginga no kwihangana, igiye gusubira mu gitabo cyawe. Kandi nigisubiramo irasanga hari ibikorwa byiza wakoze. Imana uyu munsi waba uhembye ko ngomba kuva mu mubiri. Imana iti rero mwana wanjye nkongeye indi myaka 15. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero tukiri kuri iryo jambo cyangwa se tukiri aha ngaha, ndashaka kukubwira nshuti yanjye, Imana y'amahoro, Imana itagiye buri kubigenza, ndashaka kwigutabarira ubuzima, ndashaka kwikugarukaho, amateka yawe ikongera ikayagarura, ibihe byawe Imana ikabigarura. Warasengaga, wirizaga ubusa, waga imbere y'Imana, ariko byararangiye. Kubera iki? Kuko intambara zakubanye intambara, ibibazo bikubana ibibazo, ibigeragezo birakuzamukana. Ariko nshuti yanjye, humura, Imana hari igitabo cyawe yakongera ikabumbura. Hirya yo kukibumbura yarangiza ikakugirira neza. Ndifuza ko Imana ikugirira neza, ndifuza ko Imana ikugarukaho, ndifuza ko Imana igaruka ku gihugu cyacu, ndifuza ko Imana igaruka ku bakozi bacu, ndifuza ko Imana hari ibintu yahindura. Imana ishimwe cyane. Rero tukiri kuri iri jambo, umwami igihe yarasubiye mu gitabo arimo areba, hari igihe wasanga wararambiwe izina ryawe ryari rigiye kugeraho. Ndashaka kugutera ibyiringiro, ndashaka kukwereka ko Imana ikigufiteho, hari isezerano Imana igufiteho, hari isezerano Imana igufiteho. Iyabanye n'Abisirayeli ntabwo yakurekura, ntabwo Imana yagutererana, ntabwo Imana yaguteza rubanda. Imana itugirire neza cyane. Ndifuza ko Imana igaruka, ndifuza ko Imana igaruka ku buzima bwawe, ndifuza ko Imana hari igitare yakura ku buzima bwacu twese, kuko ibikoze yaba yihesheje icyubahiro aho uherereye, yaba yihesheje icyubahiro mu gihugu cyacu, yaba yihesheje icyubahiro hanze. Umwami abura ibitotsi asubire mu gitabo cyawe. Ngamije kukugarurira ibyiringiro bivuga ngo uwe warihebye, wumva ko ubuzima bwawe byarangiye, wumva ko ubuzima bwawe nta herezo, ariko ndagarutse ndakubwiye ngo humura, aho bashatse kudatura niho uzatura, niho Imana izagutuza, niho Imana izakujyana. Nshuti yanjye, niho Imana izakujyana. Hahandi ureba ukabona byararangiye, hahandi ureba ukabona byarahagaze, uzahatura babyemera batabyemera, uzahatura bakurwanya batakurwanya. Gusa ijambo ry'Imana ryongere kuguhumuriza. Amaze gusanga rero uwo mwami, amaze kubona ko hari abantu bamufashije igikorwa cyiza ariko batahembwe, akora iki? Imana ishimwe cyane. Yakoze iki rero? Komeza dusomere. Dusomere. Ubwo ni 3. Yego. Umwami arabaza ati, mbese Morodekayi wo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Umva iryo jambo. Mu gihe umwami yari asubiye mu gitabo, abonye ko hari ibikorwa byiza byakozwe, ariko aza kwibaza ngo ese umuntu wakoze ibi bikorwa byiza yaba yarahembwe?
buriya hari ibintu dukora ariko Imana ikazabiduhembera. Yewe niyo mpamvu nyakunda kubwira abantu nti wewe umuntu yaguhemba yakubwira ati waransengera rwose bigenda neza akaguhemba, ariko Imana itampembye wabimpemba bigapfa ubusa. Ariko Imana ihembye ihembye. Noneho asanga hari abantu batahembwe. Umva ijambo rikomeye cyane nshuti yanjye, arangije aravuga ngo none si uyu muntu yaba ari cyo yahembwe, bati ntacyo. Atangira mu rugamba rwo gushakisha wa muntu ngo ahembwe. Hari igihe rero wasanga wararambiwe cyangwa se waragezaho bikurikije ibihurimo cyangwa se ibyo uri gucamo, ariko ndashaka kukubwira ngo ntabwo birarangira kandi byanga byakunda habanzi badashaka kutura niho Imana izagutuza. Inkware y'inyabugingo itura mu itongo ry'uwayihigaga. Barwane bagutege bagucunge ngo yaciye aha yanyuze aha ariko uriho. Bagutege urwara amaguru Yesu azayakiza. Bagutege urwara umutima atari umutima usanzwe ari umutima w'abadayimoni uzakira. Kuko uzatura handi badashaka kuzatura. Nubwo bashaka wenda ko utazatura muri Kigali n'urugero cyangwa se utazatura hanze, ariko byanga bikunda no kuburiho byonyine uzababanaho. Nicyo nshaka kuvuga. Ntago nshaka kuvuga ngo nuko uzatura mu murwa runaka, nuko uzatura mu gace runaka, oya, uzabaho. Abo badashaka kubaho, abo badashaka kugenda, abo badashaka kurya, abo badashaka ko abana bawe biga, uzabaho. Amaze gusanga rero ndashaka ngo wirukanka usomere umurongo wa 10. Nuko umwami abwira Hamani, yego, ihute uwende imyambaro n'ifarashi ukuvuze ubigenza utyo Morodekayi umuyuda wicara ku irembo ry'ibwami. Yego. Ntihagira ikintu kibura mu byo uvuze byose. Umvise ijambo ryiza cyane. Ndafashijwe cyane. Ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Riravuze ngo icyo gihe wirukanke wowe washakaga ko bagomba gupfa. Wowe wasinye ukavuga ngo ntibazarangiza uyu mwaka, bakaba bakugeranye mu kwezi kwa gatandatu. Aramubwira ngo noneho irukanka wowe ubwawe wabisinye wabyanzwe, ugenda ubari wowe ufata ibyo byose washakaga ko byakubaho. Barakureba bakabona ko ibyiza atari we bikwiriye, ariko Imana yakureba ikabona ukwiriye ibyo nyine, ikabona bya bindi badashaka ko ukwiriye ari byo ugomba guhabwa. Ndanezerewe cyane. Noneho ijambo ry'Imana rivuze ngo iki? Aramubwira ngo genda ubikore kandi ubikore hatavuyemo na kimwe. Uyu munsi umwanzi wawe wavuze ngo uyu mwaka ntuwurangiza, ndashaka ngo hatavuyemo na kimwe. Imana bya bindi yatuje n'akanwa kakavuga ngo ibi ndabifunze, Imana ibifungure mu izina rya Yesu. Turebe aho bazajya. Ese kuki badushakira kudukuraho kandi Imana yaravuze ngo tubeho? Rero ndashaka kuvuga ngo uhumure, ntabwo Imana irarekura. Umwuka wawe iracyawufite, wararembye ugera kure, ariko Imana ntiyigeze ijugunya. Iyo ijugunya cyangwa se ikakureka burya biba byararangiye. Rero irashaka kutura hahandi badashaka kutura, bwa buzima badashaka kubamo nibwo Imana ishaka ko ubamo. Urakoze cyane. Ndashaka ngo wongere usomere andi magambo. Ndashaka nigeze kujya gusengera umubyeyi umwe, arangije arambwira ati bitewe nuko yari ameze, arambaza ati ese birashoboka? Yari afite ikibazo nanjye ubwanjye nkibona. Arambaza ati birashoboka ko ubu burwayi bwanjye nivuje nkajya kure nkajya hehe bwakira? Ndamubwira nti urizeye se? Ati kwizera ndizeye. Atariko nasenze mu buryo buteye ubwo. Ati nagiye mu mazi, nagiye hehe, atariko byaranze. Ati noneho uretse no kujya mu mazi noneho naranivuje byaranze. Ndamubwira nti humura, Yesu avuze ijambo rimwe aka kanya byose byakemuka. Ndibuka twarasenze Imana iza gukora imirimo. Uyu munsi wa none ubu ni muzima. Nezo bundi ndi Nairobi, ejo bundi Imana yankoresheje igitangaza cyane. Ndimo nsenga,
Imana iramanuka irambwira iti mwana wanjye ngiye kukwemereza aba bantu bemere ko Imana ikibaho. Nsengera umukecuru yari amaze imyaka 6 atagenda, anafite n'imbago ariko nazo atabasha kuzigenderamo. Wumva igitangaza cyo ko Imana ikiriho. None turi gusenga Imana, ndamubwira nti mubyeyi ndemeye mpagaze ku maguru yanjye yombi, Imana irambwiye ngo igiye kuguha kugenda kandi ndava aho ugenda. Bana bibarambwira bati rero turakwinginze, twagutumiye ngo dufashe gahunda zacu, ntabwo dushaka kugufata nk'umutekamutwe. Umuntu wakuturangiye ntabwo dushaka ko tumubwira ko watubereye umutekamutwe. Bambereye abantu beza cyane. Ndababwira ntumva mpagaze ku maguru yanjye yombi, shingiye ko Imana yavuze icyo yavuze izagikora, ntingiye gusenga Imana. Twarasenze turasenga Imana irambwira ngo mufata akaboko. Mu gihe nari mufasha akaboko ndabwira nti tambagira, babona ateye intambwe bose bifata ku munwa. Ndabwira nti muceceke, Imana iri mu kazi. Muceceke, Imana iri mu kazi. Inkware y'inyabugingo itura mu itongo ry'uwayihigaga. Uyu wamuzinza azi ko atazagenda ariko agiye kugenda mu izina rya Yesu. Twarasenze Imana birangira wa mukecuru agiye, yaranamperekeje njya ku kibuga cy'indege. Imana ishimwe cyane. Bituma rero bavuga bati ariko ya Mana koko iracyakora, bati ya Mana iracyakora, bati ya Mana iracyakora. Iracyakora ntaho yagiye. Ongera unsomera andi magambo yanditse mu gitabo cya Esiteri ibice 9. Esiteri ibice 9, umva ijambo ry'Imana ukuntu ryavuze. Turahera ku murongo wa mbere nawo dusoma wonyine. Yego. Ku munsi wa 13 yego, mu kwezi kwa 12 yego, kwitwa Adari, itegeko n'iteka ry'umwami rigendaga gusohozwa. Yego. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha. Yego. Ariko birahinduka, Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Ngo ntidufashijwe, ngenda nafashijwe cyane. Ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa kangahe? Kwa 12 kwitwa Adari. Ngo nibwo itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Ngo niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye ngo niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. Urabyumvise neza? Ari igihe bijya bihinduka, byahinduka urwaye ugakira, byahinduka baravuze ngo ntuzashaka ugashaka, byahinduka baravuze ngo uzapfa ntacyo wimariye ukakimara. Umuntu umwe yigeze yadusetsa, yigeze yambwira ngo umuntu bigeze bamubwira ngo ntabwo azikamira nayimbwa. Noneho gahe kamwe ngo aza kubwira Imana, ngo ari gusenga Imana iramubwira ngo mwana wanjye icyo nkubwiye ni kimwe, bavuze ko utazikamira yimbwa ariko ngiye gutuma imbwa ngo zigutunga. Umva icyo kintu. Buriya hari igihe abantu bakwaturiraho ikintu naho kikazahinduka umugisha wawe. Byaje kurangira ngo aje mu mujyi hano wa Kigali, aje mu mujyi wa Kigali, haza kubona umuntu amujyana hanze. Nuko ngo ageze hanze, umuntu uzungu ngo aramwitegereza, aramubwira ati mbese ko mfite imbwa wabasha kuzitaho? Undi aramubwira ati nabishobora cyane rwose, kubera ibihe yararimo n'ubukene yararimo, yumvaga arakira kabonye kandi aribwo akigera hanze. Byaje kurangira bimubereze ko zitazamutunga, zimubeshaho, arubaka amayetaje, afite amahoteli akomeye. Rero batangiriyeho rivuga ngo inkware y'inyabugingo itura mu itongo ry'uwayihigaga, ntacyo uzaba. Yego. Ntacyo uzaba. Ngamije kukubwira ngo humura. Warihebye, urirambirwa, ariko ntacyo uzaba. Uraryamye, uri ku gisasiro cyawe, bikubwire, ariko ndashaka kukubwira ngo igihe cyawe cyaba iki ngiki rwose, kandi Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Rero iryo jambo numvaga mfite ku mutima ribwira abanyarwanda bose aho bava bakagera ngo inkware y'inyabugingo itura mu itongo ry'uwayihigaga. Urakoze cyane. Urakoze cyane ku butumwa bwiza uduhaye. Imana y'amahoro iguhereza umugisha, kandi iguhereza umugisha mwinshi. Mukozi w'Imana, umuntu yakwifuza gusengana nawe, yakwifuza kuvugana nawe, yakwifuza ko mwagirana ibihe, ndagira ngo utambutse nimero yawe ya telefone kugira ngo wagukenera abe yakubona mu buryo
yego murakoze cyane. Wifuza ko dusenga urwaye, wifuje ko dusenga mu buryo bw'iteraniro, ndahari. Imana nicyo yampamagariye kandi nanjye narayemereye. Nimero yanjye wambonaho ni 078 53 93 72. Murakoze. Isubiremo. 078 53 93 72. Urakoze cyane. Imana amahoro iguhereza umugisha. Wowe dukurikiye rero, niba utarakora subscribe, kora subscribe, kore share, wandike igitekerezo cyawe hasi aho muri comment. Nimba ufite ijambo ry'Imana wadusangiza, hamagara kuri iyo nimero iri kuri screen, urayibona aho munsi rwose. Nurangiza uduhamagare tukwakire, wamamaze ubutumwa bwiza. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Niyo mpamvu twifuza abakozi b'Imana, kuko umukozi ku murimo ni w'Imana yemera. Yesu abishimire. Shalom.